Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, reka ntangire nsenga. Mana idukunda, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye, tugushimiye kuri iyi kado y'ubuzima waduhaye, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi kugira ngo dushyirwe hejuru, tubabarire ibyaha byacu, twejesha amaraso yamunnye ku musaraba i Golgotha. Mwami ukimara kutubabarira, tugwaye karibu n'ikaze, ngwino uyobore uwo mwanya, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze turirimbana indirimbo ya 318 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hose habera heza, inshuti zibana, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Zirakundana neza, zibanye na Yesu. Nk'uko iyi imvura iguye iyembura imyaka, niko Imana ibigenza yeza abakundana. Niko Imana ibigenza yeza abakundana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Umwuka wahamagara abo mu isi yose, ngo bazabe ishyo rimwe, umungera bumwe. Ngo bazabe ishyo rimwe, umungera bumwe. Ngo bazabe ishyo rimwe, umungera bumwe. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 5 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 24. Nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo indunduro. Kandi turabahugurira bene data, kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose, murebe hatagira uwitura undi nabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi ndi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana kubw'iri jambo. Iri jambo ririmo amagambo menshi kandi akomeye y'umumaro, ariko ni amagambo
y'Imana meza aduhugura uko tugomba kwitwara, ibyo tugomba gukora muri uru rugendo turimo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko tugomba gucyaha abatagira gahunda. Hari igihe abantu biyemeza bakavuga tuzadukora gutya, tuzadukora iki, baba ari abantu bahuriye muri gurupe, baba ari abantu babana cyangwa ari abantu b'inshuti, ariko ugasanga umwe atengushye undi. Ariko Imana ntibikunda umuntu wica gahunda, ni ukujya duhugurana, kubera ko indirimbo yatubwiye ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo kandi ngo mukomeze n'abacogora, kandi mufashe n'abadakomeye. Hari abantu, hari igihe umuntu, kuko turi mu isi kandi isi mbi, hari igihe umuntu agira akaba yacogora, akaba yacogozwa n'ibyo ari kunyuramo, cyangwa akaba yacogora kubera intege nke, cyangwa akaba yacogozwa n'uburwayi. Ariko abo bantu tubabe hafi, ntabwo ari abo kujugunywa, ntabwo ari abo gutabwa, ahubwo nk'abantu twamenye Imana, abo bantu tubabe hafi cyane kugira ngo tubafate amaboko, n'abo batarakomera mu by'Imana tubabe hafi, tubafate amaboko. Ni ukuri Imana izabiduhembera, kubera ko iyo mugenzi wawe yaracitse intege, ukaba wamufata ukuboko ukamusanga, ukamusura, ukamuganiriza, warangiza mugafatanya n'ibihe byo gusenga kugira ngo asubizwemo imbaraga. Ni ukuri by'Imana irabikunda. Imana ishaka yuko dukundana kandi tugafatana amaboko, yaba ari ucitse intege, yaba ari ucogoye, tugafatana amaboko, ubundi tugakomeza urugendo. Kandi ngo mwishime, haruguru haravuga ngo mwirinde hatagira ugirira undi ikibi, ngo kuko umuntu yakugiriye nabi ngo nawe umwiture nabi. Ntabwo ibyo ngibyo Imana ibikunda. Ntabwo umuntu yaba akugiriye nabi ngo nawe umugirire nabi, ntawe muba mutandukaniye. Inabi ntabwo yiturwa indi. Niba umuntu akugiriye nabi, niba umuntu agututse, ntabwo ugomba kumwishyura ngo uvuge ngo reka mwishyure, ngo nawe umutuke. Hoya, wowe ugomba kugaragaza itandukaniro. Niba uri umukristo, ugomba kugaragaza itandukaniro, ukavuga ati ibi ngibi ntacyo byantwara, nta n'icyo byankoraho, kubera ko ibyo ngibyo umuntu yakugiriye nabi, ugomba kubitura Imana ndetse ukamusabira kugira ngo Imana izamuhindure. Ntabwo ari byiza rero ko umuntu yitura indi nabi, ntabwo Imana ibikunda. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ahubwo duharanire gukora icyiza. Ni ukuri dukora icyiza, dukorera abantu ibyiza, tubanira abantu neza. Nubwo umuntu yakugirira nabi, nubwo umuntu yakubanira neza, ariko jya umubanira neza, umwerera imbuto nziza. Kuko umuntu iyo agufitiye urwango, iyo umuntu yakugiriye nabi ariko ukamwerera imbuto nziza, hari igihe ageraho akitekerezaho, akaba yagaruka mu murongo, akaba yakizwa, akava mu byo arimo, akabona yuko ibyo yagukozeho ntacyo byagutwaye. Imbuto rero uba wamwereye zituma yitekerezaho, akaba yagaruka ndetse akanasaba imbabazi. Mureke rero dukore ibyiza, kubera ko ariko Imana ishaka. Ngo kandi ngo mwishime iteka, muhore mwishima. Iyo ufite Imana muri wowe, iyo ufite Yesu muri wowe, nta cyakubuza kwishima, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri byose muhore mushima, kuko Imana idahinduka kandi Imana ihoraho iteka ryose. Ntabwo wabura kwishima, kubera ko ibibi n'ibyiza byose bifite mu kiganza cyayo, kandi iba yabyemeye ko ibyo bibi bicamo, iba yemeye ko uhura n'izo ngorane, kandi iba ifite impamvu. Ibintu byose by'Imana biba bifite impamvu. Hari impamvu wowe utazi, ariko hari igihe bisoza iyo wakiranutse, ibyo bikomeye uri kunyuramo ugakiranuka, nyuma yaho birangira neza, ubundi ugasanga hari icyo yashakaga, hari n'icyo yabikoreye. Ubwo rero muhore mwishima iteka, kubera ko mufite Imana, kuko
kuko ufite Imana aba afite byose, ufite Imana aba afite umurengezi, ntihakagire ikintu gituma utishima. Abantu bari muri Yesu baba bagomba kwishima, kubera ko Yesu atanga amahoro, atanga kunezerwa, atanga kwishima. Yesu atanga byose, umufite ntacyo wakena. Kandi ngo musenge ubudasiba. Umuntu aba agomba gusenga cyane, kubera ko duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu isi haba harimo ibintu byinshi bitandukanye byanaca umuntu intege, ariko iyo ufata ibihe byo gusenga, ibyo byose ubireba nk'ibitariho. Iyo ufashe ibihe byo gusenga ukihererana n'Imana, iguha imbaraga, ubundi ibyo bihe byose ukabicamo. Ni ukuri buri wese asenga ubudasiba, kuko nicyo Imana idushakaho. Ducika intege mu byo gusenga, ahubwo dusenga ubudasiba. Kandi ngo ntimugahinyure umwuka w'Imana. Ni ukuri ntituzaye duhinyura umwuka w'Imana cyangwa ngo ibihanurwa, kuko ibyo umuhanuzi yahanuye ngo bigenzuzwa ijambo ry'Imana. Niwumva utabyumva neza, aho kugira ngo ubipinge, aho kugira ngo uvuge ngo ni umutekamutwe, ahubwo ubigenzuze ijambo ry'Imana, ubyihorere, nubyumva wicecekere, ntugire ibyo urenzaho, ubundi bigenzuze ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ngo ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Nk'uko twakomeje tubivuga, ni ukuri umukristo nyawe yirinda ikibi icyo ari cyo cyose, ikibi icyo ari cyo cyose, ahubwo agahora aharanira gukora ibyiza, kuko nicyo kiranga umukristo. Umukristo aba afite itandukaniro, umukristo aba agomba kugira itandukaniro n'abandi bantu batari bamenye Imana, uko agenda, mu mvugo, kuri buri kimwe cyose, ahantu hose aherereye Imana iba igomba kugaragara muri we. Ubwo rero kandi n'ibyo agirira abantu akaba ari byiza, kubera ko ari byo Imana ishaka ku mukristo. Rero nimureke twere imbuto zikwiriye abihannye, dukore ibyiza, kuko ibyiza bizibukwa. Hepfo hakavuga ngo ahasoza haravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Imana yaduhamagaye irizewe, niyo kwizerwa, kandi ishobora byose, ngo na bya bindi byose yatubwiye izabikora. Ni ukuri ntacyo Imana idakora, ntacyo idashoboye, ntacyo wayiburana. Ntugacike intege, Yesu ashoboye byose. N'ibindi byose na bimwe biguhangayikishije n'ibyo ushaka byose, icyo usabwa ni ukwera imbuto, ugakora ibyiza, ukirinda gukorera abandi bibi, ugafata abacitse intege nk'umukristo, ukabafata ukuboko, kandi mugafatanya ibihe byo gusenga, kandi umuntu agasenga ubudasiba. Ni ukuri bya bindi byose icyo wifuza ku Mana izagikora, kubera ko ni inyembaraga. Dushima Imana rero kubwira ijambo. Imana ikomeze ibagenderere kandi ibasobanurire, kandi Umwuka Wera akomeze abasobanurire, ariko mukore ibyiza, kubera ko ari cyo Imana ibashakaho. Nanjye nkore ibyiza, kandi duhore dushima muri byose, kubera ko byose biri mu biganza byayo. Ni ukuri byose na bya bindi izabikora. Murakoze cyane rero, reka nsoze nsenga. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye kubwira ijambo. Twebwe ntabwo twakwishoboza, kubera ko turi abantu, ariko duhe imbaraga, uduhe gufata abandi amaboko, uduhe Umwami Imana gusengana n'abacogoye, kugira ngo basubizwemo imbaraga, kandi uduhe gukora ibyiza nk'uko wabitubwiye. Uturinde kwitura abandi ibibi batugiriye, kandi Mwami Imana uduhe kugusenga ubutitsa, tudacika intege. Ukomeze uturwanirire, kandi utubere byose, utubere Imana, kandi utubere umurengezi. Mwuka Wera atubere umuyobozi muri byose. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe, ubu n'iteka ryose. Amen.